ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Aravanga umuntu umbwira ngo mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi sinzi impamvu kuki abantu batangira bavuga iby'Imana bikarangira bagiye mu kabari. Wambwira ngo iyi mpamvu ni ibitera. Ko twese twakiriye umwami Yesu, ko twakijwe tukakira Imana tukabatizwa, nkaba mbona birangiye ahubwo tubaye abapagani. Ibi bintu biraza kumera gute? Kwabo twitaga ko basenga aribo basubiye inyuma, kwabo twitaga ko ari abantu b'Imana aribo abana ba Satani. Imbuto ko zibuze biraza kugenda gute? Ko Imana ireba akirengaza ko Imana abantu bageze ku rwego bisha amaso y'abantu, aho yango bisha amaso y'Imana akisha amaso y'abantu. Haracyari ibyiringiro, haracyari ubutabazi ko wagarukira Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nungarukira nanjye nzakugarukira. Yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazagira gute? Bazambona. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko inzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Yavuze ngo kandi abanyuramo ni benshi. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yavuze ngo umuntu umbwira ngo mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yavuze ngo keretse ukora ibyo data ashaka. Abantu bageze ku rwego bisha amaso y'abantu, aho yango bisha amaso y'Imana akisha amaso y'abantu. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ni igihe gitoya intambara igashira. Aravuga ngo noneho nkarambika umutwanjye muri rwa rubavu rwa Yesu. Aravuga ngo Imana izahanagura amarira, izava no mu mabaro wose. Siko abantu maze gufata bakigira Isodomo na Gomora, abantu bakigirwa inama, abantu ntibagihugurwa. Urahura n'umuntu amaze atese mwene data kusiga w'inzoga warukirwa, akavuga ngo ceceka ibyo ni ibyanjye nibikureba. Nibitureba gute? Kwa amaso ari cyabereyeho kandi kuri uwacu, kandi ko twagendanye, kandi ko twasenganye, ko Imana tuvuga tugaburiye, ko Imana tuvuga twambitse, ko Imana tuvuga dutuje Kigali, ko Imana tuvuga ariyo data wa twese ari umugenga w'ibihe. Yesaya yaranditse mu bice 35 murongo wa 8 yaravuze ngo nukuri hazaba inzira nyabagendwa. Aravanga iyo nzira zitwokana no gukirana. Aravanga abantu imitima ntago bazayicamo. Aravanga abagenzi naho babarabaswa ntago bazayo. Mbere ubundi twashakiraga agakiza muri ADPR. Kwa tuzi ko nambaye ibintu ngo bigera ku birenge. Bari abarokore. Noneho yaba atega agatambaro nk'aka kawe twabati umutumishe n'amavuta. Ariko ubu ibiguti yabirebire basigaye babizamura nk'ingufiye. Ariko uraga n'umurugaba ngo ni umupanekoti, ni umwadepe. Uravati mpuye n'umutumishe. Wanyumvishe? None nibo babaye abarosi, nibo babaye abagome, nibo babaye abapagani. Yego aracyarimo bazima. Ariko agakiza ariko nabo bironda. Agakiza gasigaranye. Kandi umuntu wese wumva ko ari umwadepe abayumva ari we mu Kristo. TV show ndabasuhuje, turagarutse. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane murabizi. Nishimiye kubana namwe uyu munsi mureba ahangaha. Suhuje umuntu wese wakoze subscribe, share, comment ndetse n'umuntu dushyigikira umunsi w'ubundi. Ndimusuhuje abantu bari mu Rwanda, u Burundi, Kongo, abadiaspora mwese muri rusange, Canada, Urayi, Ubwongereza, Ubushinwa, Amerika. Ndetse imuhabwe umugisha n'Imana. Umushyashya nawe ndamwakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ikaze kuri TV show. Uyu munsi rero murabona ko nabatumiri umutumire umukozi w'Imana ufite amavuta y'Imana. Ndamukunda namwe ndabisiko muri bumukunde. Hanyuma reka adusuhuze tumwumve. Ikaze. Murakoze cyane, turabashuhuje. Amazina ni yandi ni Bonaventure Habimana. Nishimiye kubana namwe, ndabakunda cyane kandi ndabazirikana. Imana iduhana umugisha. Amen. Amen. Hanyuma turakwakiriye. Murakoze cyane. Twakiriye mu ijambo ry'Imana. Hani wacu ni mu rugo. Umuntu wese ubageza arisanga. Byo kurya birahari, byo kunywa birahari. Bese Imana yisha abazimu. Abantu bo kuri TV show bakunda abashyitsi, abazaniye abashyitsi. Nukuri. Reka dusenge hanyuma dutangire. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi n'urukundo, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kuko waturemye ukadushyira mu isi kugira ngo tugukore tuguhimbaze. Warakoze mwami w'abami.
none tugeze hano kuri icano ya Jeannette Show, turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ubuntu bw'Imana buganze, imbaraga z'Imana zigaragara, imyuka mihunga, abarozi bahunga, abazimu bahunge. Duhaye ikaze umuntu wese uri bumva iki kiganiro, bumva ijambo ry'Imana kugira ngo rigende rimwubake, risenye ibihome by'umwanzi, imbaraga z'Imana ziganze kuri twebwe. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ureke bimenyekane ko dusenga Imana ivuga, icyubahiro twanokoresha bibyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Munyemerere rero tubahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Matayo ubutumwa bwiza ibice 7 umurongo wa 13. Haravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere y'amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Haravuze ngo ahari abasore, muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana iduhana umugisha. Dusoma umurongo wa 21. Haravuze ngo umuntu wese umbwira uti mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data ashaka. Ngayo nguko. Hanyuma ndagira ngo tuganire n'aba bantu badukurikiye. Jeannette TV Shop, abari Canada, abari Amerika, abari mu Bubiligi, abari mu Burayi, ndabizi neza ku isi yose dukurikiye. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite intego ivuga ngo ninde uzagara ku musozi w'Uwiteka wera, ninde uzajya mu bwami bw'Imana, ninde uzahura n'Imana. Iyo ndebye muri minsi nditegereza nkabona neza ikintu cy'abakozi b'Imana ntabagihari. Maze igihe ngenzura, maze igihe ngenda ndeba, maze igihe ntambwe nkareba, ariko ngasanga abakozi b'Imana ibyo bakora n'imyitwarire nuko bameze, ngasanga biyitirira iby'Imana bakabibwira abandi, ariko rero ugasanga nta gakiza kari muri bo. Hanyuma rero Matayo ubutumwa bwiza bwese ko bwanditswe na Matayo aravuze ngo ni ukunyura mu irembo rifunganye. Inzira ijya mu ijuru ntago ari irembo rifunguye, ntago ari irembo nk'iryo mu ngozi wacu, ni irembo rifunganye. Yavuze ngo kuko abanyura muri iryo rembo ari bake, kubera ko rigoye riruhije, ariko abanyura mu irembo ryagutse ni benshi. Yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo benshi muzabamenyera ku mbuto zabo. Aravanga umuntu umbwira ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yavuze ngo keretse ukora ibyo Data agize gute ashaka. Hanyuma rero reka mbabwire ngo hari ibintu 5 bizaranga abakozi b'Imana, bizaranga ko umuntu ari umuntu w'Imana, bizaranga ko umuntu asenga Imana, bizarenga ko umuntu ari umukiranutsi, bizaranga ko umuntu wamugeraho akakugira inama. Icyambere, umukozi w'Imana arangwa no kwera imbuto zikwiriye abihane. Ntabwo umuntu azera amaronji, azera undi nangwa azere imitangatanga uvuge ngo uyu ni umukozi w'Imana. Imbuto abantu bera, imyitwarire, imyambarire, imigendere igaragaza ko uri umukozi w'iki w'Imana. Ni nayo mpamvu Yohana yabyanditse, yaravuze ngo nimurebe urukundo rukomeye ngo Data twese yadukunze, aravuga ngo twatumye twitwa abana b'Imana. Aravuga ngo nyamara niko biri, aravuga ngo turi abana b'Imana, aravuga ngo uko tuzasa ni kurerekana. Ndaza kubaza mwene data uyu Jeannette Show, tumubaze ngo abakozi b'Imana baracyariho? Ese bari mu Gasyata, bari Nyabugogo, bari Kimironko, bari Kacyiru, bari Batsinda? Jewe mbona abakozi b'Imana ntabagihari, uretse kwitirira ko bamenye Imana, basenze, bavuganye n'Imana, bakavuga indimi, bagatitira, bagasenga, ariko wareba ibyo bakora ugasanga nibo babaye indaya, nibo baba abasambanyi, nibo babaye abanywanzoga. Kandi wamubwira ati ibyo ukora ni ibiki, agakubwira ngo Imana yanjye nijye nyizi ntabwo yizi. Bene data nshuti z'umusaraba, dusangiye gucungurwa k'umwami, bene data bavandimwe dusangiye kwizera k'umukiza Yesu, mbibutse ko Pawulo yandikira Abatesalonike yaranditse, niyo mpamvu muririmbyi yavuze ngo ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Aravuga ngo mu rugendo sinabimenya, aravuga ariko nzi ko nzabimenya. Aravuga ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gitoya. Reka rero mbatangarize ku muntu w'Imana agomba kurangwa n'ijambo ry'Imana. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo,
yaramubwiye ngo ujye ubwira abantu iby'ijambo ry'Imana, ngo imigani nk'iy'abakecuru ujye uyirinda, ahubwo ujye ubwira abantu iby'ijambo ry'Imana. Icya gatatu kiranga umukozi w'Imana ni uko akunda abantu Imana yaremye. Muri iyi minsi hariho inzangano zikomeye kugeza ku rwego umuntu musengana ubwe ari ushobora kukuroga akakwica. Umuntu musengana akaba ari wakugambanira akaguta mu gico cy'abambuzi. Ariko biravuze ngo kera si uko byahoze, ahubwo ngo basangiraga ibyabo, bagiraga urukundo bagasangira ibyabo, bityo abanyamahanga ngo baza bagatuma bihana, umubare w'arakizwa ukaba mwinshi bitewe no gukunda Imana. Ariko reka mbatangarize, reka mbabwire ngo Imana irashaka umukiranutsi w'ukuri. Imana irashaka umuntu wezwa, Imana irashaka umuntu yivuga by'ukuri, Imana irashaka umuntu ukiranutse. Niyo mpamvu Matayo yavuze ngo nta handi mugomba kunyura, munyure mu irembo rifunganye. Yavuze ngo inzira ngari ngo nijyana abantu kurimbuka. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Aravuga ngo umuntu umbwira ngo mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi sinzi impamvu kuki abantu batangira bavuga iby'Imana bikarangira bagiye mu kabari. Wambwira ngo iyi mpamvu niyo ibitera. Ko twese twakiriye umwami Yesu, ko twakijwe tukakira Imana tukabatizwa, nkaba mbona birangiye ahubwo tubaye abapagani. Ibi bintu biraza kumera gute? Kwabo twitaga ko basenga aribo basubiye inyuma, kwabo twitaga ko ari abantu b'Imana aribo baba abana ba Satani. Imbuto ko zibuze biraza kugenda gute? Ko abantu barushijeho kugwa kandi wamuntu ukabona cyagira ngo wingozomene, ariko wareba ugasanga nta Mana imuri. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abenshi kuri uwo munsi yavuze ngo bazaba ngo twanoga mu izina ryawe, ngo twakoraga ibitangaza, ngo nibwo nzerura nkavuga ngo nimumve imbere mwankozi b'imwe. Hanyuma nkubaze, abakozi b'Imana baracyahari? Abakozi b'Imana ntabwo bagihari. Bagiye Ubu ngubu abahari ni abana b'Imana, abakozi ntabwo bagihari. Ubundi se bigeze babaho? Abana b'Imana se bo barahari? Barihe. Merutse gura n'umuntu yari umutumishi ahanura agenda avuga indimi asenga abwira abantu imbaraga z'Imana. Noneho nza kumufatira ahantu arimo arakorakora ku mukobwa avuga ngo mu izina rya Yesu ngo nacakarande ngo nakuderevora ibi bintu byaje rya ko narutse turi abadeperi ngaruka dusenga izi deliverance yaje rya. Ese abo bantu ujye ubabona bakorera deliverance abagore ngo banze baryamane kandi avuga ngo wingo rabi ngo ndayumvise arayumvise abandi bakavuga ngo bumva baye waheka Imana bashyira ku mugongo kayishoma. Rero ndagira ngo mbwire abadukurikira inshuti zacu, mbabwire ko ari amasega yaje, hari n'ibirura byaje byita abana b'Imana. Ejo ntibazajya baguhamagara utazajya ugira ngo ni abantu b'Imana. Yego harimo abantu b'Imana basenga by'ukuri, ariko abantu benshi bagabije kwera imbuto mbi zikwiriye abapagani. Wajya gushaka mu imbuto ukazibura, wasengana n'umuntu mugasengana ugira ngo ni umukristo ariko atari umukristo. Ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo igihe kirageze bavuga ngo bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome itabe Yesu. Arabivuga ngo tunganira Imana jya uyisenga, aravuga ngo ntusibe na rimwe kuyikorera, arabivuga ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo, aravuga ngo nta soni uzagira nubona Yesu. Abantu benshi basigaranye Yesu ku izina ariko yarabavuyemo. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo abantu bose Imana yahetse ku mugongo wayo. Yaravuze ngo imvizi za burenzi igibatse ku mugongo. Abandi biringiye imiryango, abandi biringiye amafaranga, abandi biringiye abavandimwe, abandi biringiye abakomeye. Ariko ndabibutsa neza ko Imana ikeneye umuntu uhamya Imana by'ukuri. Imana ikeneye umuntu uhamya Imana by'ukuri. Mu bagore Imana ikeneye umuntu, mu bakobwa Imana ikeneye umuntu, mu basore Imana ikeneye umuntu, mu bagabo Imana ikeneye umuntu. Rero ndagira ngo mbatangarize, ndagira mbabwire ngo Yesu ashaka ko tunyura muri inzira, kandi inzira iragoye kugira ngo uzabwire umuntu ngo nategereze Imana.
umuririmbyi yavuze ngo eneshara before my geria, yavuze ngo benshi muri amama banyamahirwe, aravuga ngo babaciye ibihanga, aravuga ngo abandi barungwaho amabuye, aravuga ngo babonaga irembo riri hafi, aravuga ngo ndetse gutabarwa kwabo yavuze ngo kwari kubasatiriye umukiza bari hafi. Reka mbabwire ngo Uwiteka akeneye imitima ikiranutse. Imana ikeneye abantu bayishaka, ariko bakayishaka bakiranutse, bagayishaka bera, bagayishaka bakiranutse. Matayo aravuga ngo abo bantu ntago muzamenyera ku mbuto nyinshi zo guhanura, ntago muzabamenyera mu kuvuga indimi, ntago muzamenyera mu kubwiriza cyane. Yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yavuze ngo umuntu umbwira ngo mwami mwami, yavuze ngo si uzinjira mu bwami ngo keretse ukora ibyo data ageze gute ashaka. Muri iyi minsi abantu bari gukora ibyo Imana ishaka ni bangahe? Ko nutangiye avuga ibyiza birangira atana. Yesaya yaranditse mu bice 35 murongo wa 8 yaravuze ngo nukuri hazaba inzira nyabagendwa, aravanga iyo nzira zitwokana no gukirana, aravanga abantu imitima ntago bazayicamo, aravanga abagenzi naho babarabaswa ntago bazayo. Mbere ubundi twashakiraga agakiza muri ADPR, kwa tuzi ko nambaye ibintu ngo bigera ku birenge bari abarokore. Noneho yaba atega agatambaro nk'aka kawe twabati umutumishe n'amavuta, ariko ubu ibiguti yabirebire basigaye babizamura nk'ingufiye. Ariko aho uraga n'umuntu ngo ni umupanekoti, ni umwadeperi, uravati mpuye n'umutumishe. Wanyumvishe? None nibo babaye abarosi, nibo babaye abagome, nibo babaye abapagani. Yego aracyarimo bazima, ariko agakiza, agakiza gasigaranye. Kandi umuntu wese wumva ko ari umwadeperi aba yumva ari we mukristo. Ntago gukirisituka ari ukuri umwadeperi, ntago kuba usenga cyane ari ukuri umwadeperi. Matayo yavuze ngo benshi kuri uwo munsi bazavuga bati twanuraga mu izina ryawe, bavuga bati twakoraga ibitangaza. Yavuze ngo nibwo nzerura ntavuga ngo nimumve imbere mwankozi z'ibibi. Ubu ntiwamenya umupagani, ntiwamenya umukristo, ntiwamenya usenga, ntiwamenya udasenga. Abantu basenga n'abadasenga ntiwabamenya. Imyambaro uramureba ntumutandukanye, ivugo aravuga nabi, murabura kamuka, mwabura kagutuka, mwabura kagusomera, barambara ubusa ku matikitoko. Abantu basigaye bajya kuri tikitoko bakazamura bakerekana imyambaro y'imbere. Abantu bageze igihe batagaciro neza, batimana batanina agaciro y'abanyarwandakazi. Ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo benshi kuri uwo munsi uko azaza kujyana itorero, yavuze ngo bazaba ngo twanoga mu izina ryawe, ngo twakoraga ibitangaza, ngo nibwo nzerura nkavuga ngo nimumve imbere mwankozi z'ibibi. Batanabwira abadukurikirana, abari hanze y'igihugu n'abari mu Rwanda, abari mu isi yose bateze amatwi ijambo ry'Imana, ndababwira ko umwami Yesu azaza, kandi naza azareba imbuto abantu bera, naza azareba kuri umukristo, naza azareba ko amenya Imana, naza azareba ko usenga, naza azareba ko ukiranuka. Ko nasomye ijambo ry'Imana avuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ibyaha bigakoza amoko yose isoni. Matayo rero aravuga ngo benshi muzamenyera ku mbuto zabo. Aravuga ngo umuntu ubwira ngo mwami mwami, yavuze ngo siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubu ni watandukanya umugore n'umukobwa, ubu ni watandukanya umusore n'umugabo, ntago watandukanya usenga n'udasenga, ni watandukanya ukijijwe n'udakijijwe. Kandi mu by'ukuri ariko Yesu, Bibiliya iravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, icyatumye nkusiga ni ukugira ngo tunganye ibyasigaye bidatunganye. Pawulo abwira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 yaramwandikiye ngo ibisigaye mukomereye mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi. Yandikira Efeso 6:10 aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana, kwa mwagara mudatsiro ubwenge bwa Satani, mukwete inkweto, bivuga ubutumwa bwiza. Kubona umuntu asigaye asambana n'undi kuri telefone, umuntu agamagara umuntu kabisa agashyira video call agasambana, umuntu w'umugabo uzi ubwenge, umuntu w'umugore akikinisha. Murabona tuvahe, murabona tujyahe, murabona dusenga, murabona bimeze bite, murabona Imana
itazarimbura nk'uko yarimbuye isodomo ni Gomora. Uzi ko abantu maze gufata bakigira isodomo na Gomora, abantu bakigirwa inama, abantu ntibagihugurwa. Urahura n'umuntu amaze atese mwene data kusiga w'inzoga warukije akavuga ngo ceceka, ibyo ni ibyanjye nibikureba. Nibitureba gute kwa maso ari cyabereho kandi kuri uwacu, kandi ko twagendanye, kandi ko twasenganye, kw'Imana tuvuga tugaburiye, kw'Imana tuvuga twambitse, kw'Imana tuvuga dutuje Kigali, kw'Imana tuvuga ariyo data wa twese ari umugenga w'ibihe. Uragira ngo tukubwire iki? Kugeza ku rwego abantu basigaye bajya muri roge bagasambana ari abantu bamenye Imana, umukristo ku mukristo, perezida wa korali na dirija, pasiteri na pasiterine, marene ndetse na pare, bantu bamenye Imana kandi wabona bitandukanye. Bati jewe badusengera muri ADPR, ndi umudiyakoni, ndi umunyamasengesho. Akira, nudakizwa neza nawe uzajya, keretse niba ari rya Kamonyi. Ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo benshi kuri uwo munsi bazavuga bati twanoga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza. Kugeza ku rwego abantu ubu bize systeme basigaye bafate naje bagashyiramo rikeri barangiza bakanywa, wamuna ukagira ngo arimo aranywe naje kandi ari inzoga yaraguye. Kubona abantu basigaye bageze ku rwego bifuza kunywa inzoga, kandi Bibiliya yaravuze ngo abazakora ibyo ngo bazaba babaye nk'imbwa isubiye ku birutsi. Ibaze kuba waramenye Imana, abenshi basigaye banagendana akacupa k'amazi kandi ari rikeri. Noneho wamubona ukagira ngo n'amazi yani twarabavumbuye we, twarabavumbuye, twarabamenye. Bavuga ati masoma ku mazi ifite inyota terekada, kandi yasenga akuzwa agatitira. Ukugutitira mu gukurahe izi mbaraga za Kristo zitababuza ibyaha. Ninde wabamaze ubwoba? Ninde wabatinyuye? Yemwe niki cyabamaze ubwoba? Niki cyabatinyuye? Niki cyabatinyuye ibyaha? Reka mbabwire, ni Mungu umujinya w'Uwiteka uzarya abanzi b'Imana. Matayo yabivuze, yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yavuze ngo benshi kuri uwo munsi bazaba bati twanoga mu izina ryawe. Kubona umukirisitu asiga acundi inyuma babana mu nzu, urukore wamenye Imana wagiye ku gicana. Umuririmbyi yavuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi, yavuze ngo de sharabini for de kwa lostifo, ngo bazagana umugisha w'Imana. Ndabwira abari hanze, arabana Imana yajyanye hanze bagira aba diaspora, iba promosi bahaviza baragenda. Ariko bageze hanze ntibakora ibyo Imana yabajyanye. Ntabwo ikibazo ari kujya hanze, ntabwo icyangombwa ari kuba muri Amerika, ntabwo icyangombwa ari kuba muri Canada. Ahubwo wera imbuto zingana gute, aho gukiranukira Imana gute, ahubwo aho uri guhamya Imana. Yesu yaravuze ngo utazamamiriza imbere y'abakomeye nanjye sinzamuhamya kwa Data. Reka mbabwire, tugeze mu bihe bikomeye biruhije abagenzi, tugeze mu minsi ikakaye, ariyo Bibiliya ivuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye cy'uko abasenga Data mu kuri no mu mwuka, kuko aribo bakwiriye kumusenga. Igihe kirageze kandi kirasohoye. Yesu arashaka ko abantu bera imbuto zikwiriye abihana. Bazanyura mu irembo rigari ngo bajye mu bwami. Aravuga ngo bazanyura mu irembo rifunze. Aravuga ngo umuntu ubwira ngo mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yavuze ngo benshi kuri uwo munsi bazavuga ati twanoga mu izina ryawe, twakuraga ibitangaza. Merutse kubona umutumisha umwe ntari buvuge ukomeye kuri kamera, kuri channel, asigaye akinanywa inzoga byeri. Yari umutumisha birangira bivuyemo ajya gukina filime. Ntawe mvuze niwo umuvuze simbizi. Yari umutumishi, ariko buriya kubera iki tumuhurije, ariko buriya kubera iki umwumvisha. Yari umutumishi hanura avuga ati wi rabi, ati ndayumvisha. None birangira ari muri filime, biraza kugenda gute? Nanjye binteye ubwoba no kuri kw'Imana. Uziko enestafo edrai haje daimon urimbura abakozi b'Imana. Uziko imbaraga zikuzimu zizigaye zitwara abakozi b'Imana. Uziyo yarimbaga ngo kuko imigambi yawe kuri jari myiza, nzako
meza nkwizere kuko utayo kuko imiga nabonye nageze mbona ngo asigaye bakina filimi ugatangira uvuga imbaraga z'Imana bikarangira ukina filimi mwana kandi ejo bundi wapakiraga ibitoki batsindura umukarani ejo bundi nta kabutura wagiraga ejo bundi nta nkweto wagiraga ejo bundi bwiraga aho ugeze none Imana igukuye muri rwanira kogeje itangiye kwambika ikote itangiye kuguha mikoro uribagiwe ejo mu gitondo bana ya Aburahamu bana we dusenge abanyarwanda n'abanyarwandakazi dusenge isi yose abari barakumenye bakuvuyeho abantu bakarangira baririmba indirimbo za gospel bikarangira bageze mu ndirimbo z'isi barimo bakina za Kanyombya barimo bakina amafilimi barimo batamukuri no mwuka aribo bakwiriye kumusenga Paulo abwira Timoteyo mu gitabo cya mbere ibice 6:6 yaramubwiye ngo icyakora kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi cyane yani karavuga ngo ibyarinda mu yanjye nabimbiye kuba igihombo reka mbabwire mwari muzi ko tuzashiduka abo twari twizeye ko bazajya mu ijuru tubonye bagiye gihonombe kandi shitani na warafata igihe wamere nzagukubita abantu satana azakubita inyuma uwo munsi w'imperuka uwo munsi w'itanura uwo munsi w'umuriro ukaze bazavuga bati twanoga mu izina ryawe twakoraga ibitangaza ngo nibwo nzero nkavuga ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe sinigeze kubamenya bamvuze n'ubundi ariko wahita umumenya nanone aba bantu ari abantu Imana igiye kumarira amabuso banze gukirizwa hanze ariko bazakirizwa muri gereza niba baranze kwemera ubutumwa bwiza n'umwuka wera na leta ntibazayinanira leta izabafunga kubera iki ntabwo leta ishyigikiye ibyaha kandi Imana ishyigikira ibyaha niba rero baranze kumvishwa n'umwuka wera amapingu azabumvisha Yesu yavuze ijambo rikomeye yaravuze ngo abanjye ndabazi kandi bariho ikimenyetso cyanditse ngo itekazabe aka gakundi Imana imbwiye ko abantu bamenye Imana barangiza bakava ku Mana bakitandukanya bakajya mu by'isi Uwiteka aravuze ngo araje kandi inkoni ye n'ikibando aje kugikubita abanyabyaha baze kumvira ubutumwa bwiza kandi Yesu yamaramaje nta mikino afite nimugaruke nimuhindukire biravuga ngo aracyariho ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwa cyongera kigashibuka haracyariho ibyiringiro haracyariho ubutabazi ko wagarukira Imana niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nungarukira nanjye nzakugarukira yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazagira gute bazambona turi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko inzira ngari ijyana abantu kurimbuka yavuze ngo kandi abanyuramo ni benshi aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo yavuze ngo umuntu umbwira ngo mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru yavuze ngo keretse ukora ibyo data ashaka Imana ibaha umugisha Imana ishaka ko abantu bezwa Imana ishaka ko abantu bareka kubeshya Imana ishaka ko abantu bareka uburaya Imana ishaka ko abantu bareka ubusinzi Imana ishaka ko abantu bareka ubweskoro Imana ishaka ko abantu bareka ubugome umuririmbyi yavuze ngo bose bazamenya ko ubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu amen bose bazamenya kubana nawe nibarangiza bareka ubugome bitabe Yesu kubona umuntu asigaye yambara ikariso yonyine ikariso akajya mu muhanda umuntu akambara ubusa buri akirengagiza ko ari umunyarwanda akirengagiza ko asenga akirengagiza ko yavuganye n'Imana akirengagiza ko Imana ireba akirengagiza ko Imana abantu bageze ku rwego bisha amaso y'abantu aho yango bisha amaso y'Imana akisha amaso y'abantu umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ni igihe gitoya intambara igashira aravuga ngo noneho nkarambika umutwanjye muri rwa rubavu rwa Yesu aravuga ngo Imana izahanagura amarira izava no mu mabaro wose reka mbabwire ko nubwo dushonje duhishe
reka babwiye ko nubwo twababara mu isi ariko mu ijoro hari ingororano. Reka babwiye ko nubwo twatotezwa ariko tuzabona umwami Imana. Ndashaka gusengera abantu bari baraguye, bari barasubiye inyuma, bari barataye Imana, bari barataye ibyiringiro, abantu bari bageze ku rwego rwo kumva ko Imana itakiriho. Pfukamahuri dusenge. Shira ibiganza hejuru ubwira Imana ngo Mana, sanze nanjye narakiraniwe, sanze nanjye ndi umunyabyaha, sanze nanjye naracumuye, sanze nanjye nafite gukiranuka, ariko imbabazi zawe nizo zinyeza. Mana yacu, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana nyir'ububasha, Imana y'ibyiringiro, Imana idakoze isoni, Imana Jehova Adonai, Imana umurengezi wacu, amina. Imana ivuga bikabateka bigakomera, Imana icyotero cy'abatabazi, Imana umurengezi wacu. Ndasenze, sengeye abanyarwanda n'abanyarwandakazi, sengeye abari mu mahanga, sengeye abari Canada, sengeye abari muri Amerika, sengeye abari mu Bubiligi, sengeye abari mu Buholande. Nirukanye imbaraga z'ibyaha mu izina rya Yesu. Bari barataye Imana nibagaruke, bari barataye ibyiringiro nibagaruke. Benashe do befoma Nigeria, abari barakuvuyeho lost for a dry, nibongere bagire ibyiringiro, nibongere bamenye Imana, nibongere bamenye Imana by'ukuri. Imigambi y'abazimu, imigambi y'abadayimoni, imigambi y'abarozi, imigambi y'abatwezi ndayinanije mu izina rya Yesu. Abakobwa bari baraguye nibabyuke, abagabo baguye nibabyuke, abasore baguye nibabyuke, ababyeyi baguye nibabyuke, ababeshyaga babireke, abasambanaga babireke, banywaga inzoga bazireke, abari abasinzi babireke, bari amapfu babireke. Abantu bongere bayoboke inzira yawe kandi bakwizere kuri umwami w'ukuri. Urakoze, ndagushimiye kuko ubikoze. Icyubahiro n'utwa no koresha bibyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma ndagira ngo mbabwire rero ngo mugomba kunyura mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye kuko inzira ngari nijyana abantu kurimbuka, kandi ntabwo Imana yifuza kurimbuka. Imana yashaka kubona ingororano, Imana yashaka kuzajya mu ijuru. Reka rero tubaye nimero yanjye ni 0729 52 015 729 52 015. Ijambo twasomye Imana iriherekeze kandi nawe ukora iryo jambo rigusaba. Imana iduhane umugisha.